president who unites us around our highest aspiration. Mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragoye ndetse bisa n'ibidashoboka kuba umugore yayobora kino gihugu. Ariko so ubundi ukuri ni ukuhe? Kuva kino gihugu cyatangira, kuva mu myaka ya kera, abasokuruza b'iki gihugu nta mugore wigeze avamo ngo ayobore iki gihugu, usibye nko kuyobora yungirije perezida ari mu zindi nzego zifata ibyemezo. Ariko kuba yakwitwa perezida bisa n'ibidashoboka. Ababigerageje barimo Hillary Clinton n'abandi batandukanye, nta n'umwe wigeze abigeraho. N'ubwa mbere imbuga nkoranyambaga zititijwe bikagaragara yuko uyu mugore noneho we afite amahirwe angana na 80 cyangwa se 50% byo kuba yaba perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora ahanganiyemo n'uwitwa Donald Trump. Urimo kwibaza ngo uyu mugore ni muntu ki? Niki cyamutinyuye akumva yuko ashobora kuba yaba perezida w'iki gihugu? Njye nitwa Lodi, ngiye kugeza amateka ya Kamala Harris. Ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo n'ibindi byose byiza biruta ibi bijye bikugera ko niwe biba byateganyirijwe. Imyaka yatambutse, kaminuza yo muri California, iyi kaminuza irimo abanyeshuri benshi cyane, ariko bari munini cyane wari abazungu. Abirabura bari bameze nk'abari kuri 0.1% by'abazungu bari muri kino kigo. Birumvikana neza, kugira ngo ubyumve neza, hari harimo abantu bake cyane ushaka kubara ukabara ku kiganza kimwe. Muri bano birabura hari harimo witwa Jay Harris akaba ari nawe waje kuvamo umubyeyi wa Kamala Harris. Jay Harris yari umwirabura. Uyu mugabo umwirabura niwe waje kubyara umukobwa w'igitangaza. Kano kanya turimo kuvugaho, yamubyaye gute? Byagenze gute? Kuki dutangiye tukubwira ibya kaminuza? Uraza gusobanukirwa. Uyu musore yari yaratutse mu gihugu cy'iwabo cya Jamaica, yerekeza muri cyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yige ibijyanye n'ubukungu muri kaminuza mu cyiciro cya gatatu. Muri kino kigo yahize bibugoye cyane bitewe n'ivangura rishingiye ku ruhu ryari rigoye cyane ndetse riri no ku rwego rwo hejuru muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu bitandukanye by'abazungu. Muri kino gihugu hari itsinda rito cyane ry'abirabura bari barishyize hamwe kugira ngo barwanye bivuye inyuma ibijyanye n'ihohoterwa abirabura barikorerwa n'abazungu bagenzi babo b'abanyeshuri. Rimwe na rimwe ibitero byabo byibasiraga kano gace kari kegeranye na campus kino kigo bigagaho. Ibi byose bakabikora kugira ngo barebe yuko bahabwa agaciro, bareke gutotezwa. Rimwe na rimwe bajya gutambuka ugahura n'umurambo wishwe, umuntu wishwe ari umwirabura azira uruhu rwe gusa. Uyu mugabo waje kubyara Kamala Harris cyangwa se nkoresha izina rya papa wa Kamala Harris, nawe ari mu barwanya intambara kugira ngo abanyeshuri barekere kwicwa n'abandi baturage bose batandukanye b'abirabura muri ino kaminuza. Donald Harris cyangwa se papa wa Kamala Harris yahuye n'umukobwa mwiza cyane wigaga muri kino kigo. Uyu baje gukundana ndetse nyuma y'igihe gito cyane bahita banabana. Bamaze kubana baza kubyarana umukobwa wabo Kamala Harris. Aba bombi bamaze gushimana ndetse no kwemeranya kubana, berekeje muri San Francisco. Bava muri kano gace bari bigagamo n'ubundi, ariko rero atari kure. Barangije bajya kwibanira nk'umugabo n'umugore nyuma yo gukorana ubukwe. Mu 1962 nibwo bibarutse umwana wabo wa mbere w'imfura. Uyu n'ubundi aza ari umukobwa uje guhindura amateka, Kamala Harris, umwana w'umukobwa uvutse ku mubyeyi w'umugabo w'umwirabura ukomoka mu gihugu cya Jamaica, hamwe n'uyu mukobwa mama wa Kamala Harris ukomokaga mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubwo ni umuhindekazi. Havuka Kamala Harris, umukobwa wari uvutse yitezweho byinshi, akunzwe n'umuryango bitewe n'uko yari wo mwana wa mbere, akaba ari Kamala Harris, umukobwa w'imfura. Iki gihe ubwo uyu mukobwa yavukaga, ubijyanye n'ivangura rishingiye ku ruhu ryari rimaze kugera ku rundi rwego, aho wajya gusanga abanyeshuri b'abirabura biga ukwabo, abanyeshuri b'abazungu nabo bakiga ukwabo. Ibi ngibi byababazaga cyane umubyeyi wa Kamala Harris. Uyu mugabo utarakundaga ibintu na gato, yakoraga akazi kenshi gatandukanye kugira ngo abone amafaranga. Gusa Kamala Harris nabwo byakunze yuko yiga hafi aha ngo yigane n'ababirabura bari barashyizwe ukwabo ngo bige ukwabo, guturuka mu mashuri y'incuke kuzamuka kugeza mu yandi mashuri y'ibyiciro byo hejuru. Kamala Harris ababyeyi baramufashe bamwohereza mu kindi kigo mu wundi mujyi aba ariho ajya kwigira, yigana n'abazungu, ahabwa uburezi bufite ireme. Iki gihe hari umuryango wari umaze kwaduka warwanyaga iri vangura rishingiye ku ruhu.
uyu muryango rero wari umaze kugaragara yuko usigaye ujyamo n'abanyeshuri b'abazungu nabo barwanyaga ibi ngibi bavuga yuko bakwiye kwigira hamwe n'abanyeshuri b'abirabura, mbese ubumwe bukaba ubumwe. Muri iyi myigaragambyo yajyaga gukorwa n'abaturage batandukanye, hiyongereho n'abanyeshuri batandukanye. Donald Harris ndetse n'umugore we abangaba bajyanaga mu myigaragambyo, na nyuma yo kubyara uyu mwana wabo w'umukobwa Kamala Harris ari akana k'amezi make cyane, bakagaheka bakakajyana mu myigaragambyo yo kwamagana ihohoterwa cyangwa se ivangura rishingiye ku ruhu. Ubwo n'ihohoterwa ryakorerwaga abirabura. Kamala Harris kuva mu bwana bwe yakuze arwanya iki kintu kuko aricyo kintu yakuze atozwa n'ababyeyi be. Uyu mwana w'umukobwa mu gutangira ishuri ribanza yaritangiye mu 1970. Uyu mwana w'umukobwa imwe mu mpamvu zikomeye cyane zatumye ava muri kino gice akerekeza mu kindi gice cyari gituyemo abaturage batagiraga iri vangura, batakoreraga ihohoterwa abanyeshuri cyangwa se abaturage babirabura. Uyu mukobwa ariko rero n'ubundi ivangura ntabwo ryamugeragaho cyane bitewe n'uruhu rwera yari afite ariko rudakabije. Uru yari yarahawe na mama we wakomokaga mu gihugu cy'Ubuhinde, ubwo mama we yari umuhinde. Muri kino gihe ubwo Kamala Harris yigaga mu mashuri abanza primaire, uyu mwana w'umukobwa yigaga muri kino kigo ariko agataha mu rugo iwabo aho yahabwaga uburezi bunoze bitewe n'uko mama we na papa we aba bose bari barize. Iki gihe papa we yaje kubona akazi muri kaminuza ya Oxford. Iyi kaminuza ikaba yari imwe mu zihenze cyane ndetse zikunzwe muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero ubwo Kamala Harris yari amaze kwiga amashuri abanza, yerekeje mu mashuri yisumbuye aho yakomeje kwiga ibijyanye n'amategeko. Inzozi ze zose Kamala Harris yari afite inzozi z'uko yazaba umunyamategeko, ubwo ndavuga umwavoka cyangwa se umushinjacyaha. Uyu mugabo papa wa Kamala Harris ubwo yigishaga muri kino kigo cya Oxford, iyi kaminuza yigishaga by'umwihariko ishami ry'ikiganga, aho yigishaga ndetse ari n'umuhanga cyane mu bijyanye no kuvura kanseri y'ibere. Ubu bumenyi yabutangaga neza cyane bituma babize akazenguruka ibihugu bitandukanye ku isi hose. Uyu mugabo akaza kubura umwanya umugore we ndetse n'umwana we Kamala Harris. Ibi byaje gutuma umugore we atanezezwa ndetse rwose ababazwa n'ukuntu umugabo we amuburira umwanya, bituma uyu mugore asaba divorce, atandukana n'umugabo we mu buryo bwemewe n'amategeko. Muri kino gihe ubwo Kamala Harris yarakiga mu mashuri abanza yenda kuyarangiza, nibwo mama we yaje gutandukana na papa we. Muri kuno gutandukana Kamala Harris yajyanye kubana na mama we berekeza muri Canada muri leta ya Montreal. Bageze muri kino gice Kamala Harris ntiyongeye kuvugana na papa we, byatwaye igihe kinini cyane. Kamala Harris asa n'uwibagiwe se, ariko muri bino bihe byose yina yarakoraga n'abafite ubushobozi, ariko rero bagafashwa na se mu bintu bigiye bitandukanye. Kamala Harris wari umaze kugera mu mashuri yisumbuye secondaire, ubuzima bwaramugoye kwibaza ukuntu agiye kuba muri uno mujyi. Ari umukobwa utamenyereye ubukonje bukabije cyane ko uyu mujyi wa Montreal muri leta ya Canada habaye ubukonje bukomeye cyane. Kamala Harris yibazaga ukuntu agiye kubaho muri kino gihe cy'ubwangavu kandi akabishobora. Mu gihugu cya Canada nk'ibisanzwe binamenyerewe cyane hakunze gukoreshwayo ururimi rw'igifaransa. Kamala Harris ikigo yagiye kwigamo iyi university yavugaga ururimi rukunze gukoreshwa muri Canada rw'igifaransa. Biramugora cyane kuko nta jambo na rimwe uretse na bonjour cyangwa se irindi ryose ry'igifaransa Kamala Harris byaramugoye, ariko arabishobora. Nyuma y'igihe gitoya yaje kubona yuko bitoroshye, ava muri no kaminuza yerekeza mu kindi kigo ariko cyo cyakoreshaga ururimi rw'icyongereza. Icyo gihe Kamala Harris amaze kurangiza amashuri yisumbuye yasubiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nacyo gihugu yari yaravukiyemo yarakuriyemo. Yerekeje muri kino gihugu ajya kwiga ibijyanye na science politics cyangwa se science politique. Arayiga iranamuhira, aba umuhanga cyane muri aya masomo. Uyu mukobwa yerekeje muri no kaminuza yerereye i Washington DC, ahiga neza cyane, abo muhanga. Nyuma y'ibi ngibi byose iyi kaminuza yigagamo yari kaminuza adafite aho urira n'ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba cyerekeranye no kubangamira cyangwa se kubuza ubwisanzure abirabura babaga muri bino bihugu bitandukanye, bitewe n'uko Kamala Harris yagiye muri no kaminuza y'i Washington yari isanzwe ubundi yigamo abirabura benshi, ari gutanga ireme ry'uburezi. Uyu mukobwa akimara kugera muri kino kigo yabaye umuhanga cyane mu bijyanye n'amasomo ya science politics, ari nayo yari yaramujyanye, ariko by'umwihariko agatsinda imibare ku rwego rwiza cyane, gusobanukirwa amategeko n'ibindi bitandukanye. Ibi byose byari ibye.
muri kino gihe hari yagizwe icyitwa apartheid. Ahagaha yari uguhangana kweruye iki gihe ibijyanye n'ihohoterwa cyangwa se ivangura ryakorerwaga abirabura ryari ku rwego rwo hejuru, nibwo Kamala Harris akimara kugera muri kino kigo cya Washington muri university yafashe umwanzuro atangira guhangana byeruye rwose. Buri weekend bujya atari kwiga akaba yagiye mu matsinda arwanya cyangwa se yateguye imyigaragambyo yayoyemo igihe kinini cyane mu kigo. Yaje kwihuza n'abandi bakobwa bari barashyize hamwe baharanira uburenganzira bw'umugore w'umwiraburakazi. Mu cyiciro cya kaminuza kindi kisumbuye uyu mukobwa yerekeje muri San Francisco ajya kwiga amategeko noneho ku buryo burambuye. Muri kino kigo ntabwo yari azwi, nta muntu n'umwe wari umuzi, nubwo muri ya kaminuza twakubwiye ya mbere yabanjirijemo yari umuhanga cyane bitewe n'ukuntu yakoraga ibintu bye, imyigaragambyo n'ibindi bitandukanye no kumenyekanisha ibitekerezo bye uko yumva ibintu ku mpande zigiye zitandukanye. Yerekeje muri kino kigo cya San Francisco bisa naho byamugoye kuko yasanze atazwi kumenyekanisha ibitekerezo bye no gufata imyanzuro, bisa n'ibimubera imbogamizi, ariko nabyo yabyitwayemo neza. Uyu mwana w'umukobwa mu kwiga amategeko neza cyane yaje kugira gutya ikigo kiramwizera gita kimugira umuvugizi w'abirabura bigaga muri kino kigo cya San Francisco. Uyu mukobwa bibayemo neza cyane mu gihe yigaga amategeko nk'uko mubizi cyangwa se mumenyereye, umuntu aba agomba gushaka stage cyangwa se imenyereza mwuga ry'umwuga. Yerekeje gukora mu biro by'umushinjacyaha mukuru w'uyu mujyi wa San Francisco, akora stage neza cyane, serivisi atanga ziba serivisi abamubonye bose bagakunda uburyo akoramo ibintu bye. Umwana w'umukobwa utuje uvuga ibintu birimo ubwenge usobanutse rwose. Nyuma y'iki gihe yaje kurangiza amashuri, usibye ahubwo no kuba yakora stage ahubwo ahita aba umushinjacyaha wungirije uwari umushinjacyaha mukuru muri leta ya Migo. Umushinjacyaha ntabwo ari usabira ibihano uwakoze icyaha agomba guhabwa, icyakora asabira ibihano. Ibi bihano aba yasabye umucamanza agafata umwanzuro akaba ari uhereza uwakoze icyaha igihano. Uyu mugore mu bintu byamumenyekanishije bigatuma kano kanya ari igihangange n'uburyo muri icyo gihe yafashe umwanzuro agatangira kugenzura ndetse no kugaragaza ibijyanye n'imikorere y'ubushinjacyaha bwo muri kino gihugu. Yabikoze neza cyane, buri wese akamwibazaho. Aha yashakaga kugira ngo ubushinjacyaha butere imbere kandi bukore mu buryo bwuzuye. Umushinjacyaha wo muri kino gice, ubwo ndavuga wa wundi uyu mugore yari yungirije, byaje kugaragara yuko adakora akazi ke neza, biza gutuma uyu mugore mu gihe yiyamamaje kugira ngo amusimbure byarahise byihuta, aramusimbura koko. Muri kino gihugu hari hagezweho ibyaha byinshi cyane bitandukanye. Ibi byari byaratumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyiraho intego yo gufunga abantu benshi bashoboka kugira ngo bitere ubwoba abandi, ndetse umubare w'ibyaha ugabanyuke, ibintu birusheho gukomeza kugenda neza. Muri cyo gihe abaturage bose batuye isi batangiye kwibaza kuri Kamala Harris. Uyu mugore wari umenyerewe cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari umusitari nta muntu utamuzi, ariko ageze mu gihugu cy'u Rwanda turi kwibaza ku matora ahanganyemo na Donald Trump. Abantu bakibaza yuko uyu mugore bati aturutse hehe, azwi nande, byagenze gute? Ibi nibyo ngiye kubwira. Reka nkwibutse neza mu myaka yatambutse ubwo umugabo yaje kwicwa anizwe cyangwa se atsikamiwe ku ijosi, yari umwirabura. Ibintu byateje imyigaragambyo myinshi cyane n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mugore ibintu yaje gukora byaje gutuma azamuka rwose biruseho. Ahangaha ntabwo iki ngiki aricyo ngiye kubwiraho iyi nkuru, reka mbe nyisubitse turayigaruka mu kanya. Ahubwo reka nkubwirire indi nkuru y'umugabo cyangwa se umusore waje guteza akavuyo, arasa umupolisi ndetse aranapfa. Uyu mugabo yajyanwe mu rukiko araburana. Uyu mugore Kamala Harris ugomba kumusabira igihano, ubwo ndakubwira yuko yari umucamanza, yari yaravuye kuko umushinjacyaha n'ibindi byose. Kamala Harris urubanza yagombaga kuruca gute nk'umugore utari ushyigikira igihano cy'urupfu, kandi mu gihe umuntu wari warashe umupolisi yagombaga guhabwa igihano cy'urupfu. Kamala Harris dore uko yabikoze mu buryo bw'amayobera n'uburyarya. Yatumijeho umukuru wa polisi amusaba yuko mu gihe yaza kuba arimo gutanga imbwirwaruhame y'imbere y'abanyamakuru, uyu mugabo uhagarariye abapolisi agomba kuba muri inyuma kugira ngo ibyo aza kuvuga byose bigaragare yuko amushyigikiye. Kamala Harris wari wabeshyuye umugabo yuko atari buze kuvuga by'umwihariko ku bijyanye n'igihano cy'urupfu, yuko nyine uriya mugabo warashe umupolisi agomba kugihabwa. Kamala Harris yaratunguranye ati igihano cy'urupfu ntabwo gikwiye, araza guhabwa ibindi bihano. Koko ahita anagenda amusabira igihano cyo gufungwa, ariko rero atari igihano cy'urupfu. Abantu bose byarabatunguye, bitangira guca mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga bati Kamala Harris afite izihe mbaraga zituma akuraho igihano cy'urupfu.
ndetse tukanabona umuyobozi uhagarariye polisi abishyigikiye. Kamala Harris abinkura ahantu hose, wa mupolisi nawe apostinga avuga yuko Kamala Harris yamutunguye atigeze abimubwiraho, yaje kumushyigikira azi yuko agiye kuvuga ibihabanye n'ibyo, ariko aza gutungurwa cyane. Ese ibi byose n'aya mayeri uyu mugore yakoresheje ngo azamuke yabiterwaga n'iki? Ubuhanga bwe bwinshi nibwo tukigarukaho. Iyi system yitwaga tough on crime cyangwa se umunyabyaha mu buryo bukakaye, yari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhangana n'ibyaha, ndetse mu gihe hafashwe umunyabyaha agahabwa igihano gikakaye, uyu mugore yaje avuga yuko idakwiye, azanaho system yise smart on crime cyangwa se guhangana n'abanyabyaha mu buryo bwa kinyamwuga. Iyi system yarakoze cyane, ndetse ibintu byiza cyane bitewe n'uburyo uyu mugore Kamala Harris yabishyizemo imbaraga ze nyinshi cyane kugira ngo iyi systeme ibashe kugenda neza. Ubwo ndakubwira yuko yarwanyaga igihano cy'urupfu n'ibindi byinshi byose biteye ubwoba. Reka nkubwire ko Kamala Harris bitewe n'iyi system nziza cyane yaje kuzamuka mu 2017 agirwa umushinjacyaha mukuru cyangwa se umucamanza mukuru wa leta ya California. Ubwo ndakubwira yuko yari amaze kuba umusitari, amaze kumenyekana cyane. Urimo kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo Kamala Harris aka kanya abe yazamutse noneho ari kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ibi ngibi byaba ari n'agatangaza kuko nta mugore n'umwe wigeze ayobora kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe izina rye yarazamutse kuko usibye kuba umushinjacyaha cyangwa se umucamanza usabira ibihano abaturage, none ubwo yari agiye kuba umujyanama mukuru wa leta mu bijyanye n'amategeko. Kamala Harris mu mbwirwaruhame yigeze gukora yamuzamuye cyane, ni imbwirwaruhame yakoze yitiriwe too big to fail. Iro jambo ryamumenyekanishije cyane, bavuga yuko ari umugore w'agatangaza. Batuye umugore akomotse, umugore ufite amagambo akakaye ariko ari mu bwenge, arakundwa cyane. Kamala Harris aba Kamala Harris, dore yuko yari nabwo bwa mbere aciye agahigo kuko kuba yaba umujyanama wa leta mu by'amategeko. Kamala Harris bitangaza abantu benshi cyane, ariko bigera aho ngaho bibi bisanzwe abo umusitari muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka kwibutse neza niba utanabyibuka, mu mwaka wa 2016 ushyira umwaka wa 2017 habaye amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ariko rero hanabaho amatora y'abasenateri. Madamu Kamala Harris wari umaze kumenyekana cyane, yahisemo nawe kwiyamamariza kuba umusenateri, ariko kino gihe yiyamamaza ntabwo ari we gatangaza kari muri kino gihe, dore ko uwitwaga Donald Trump ku nshuro ya mbere yari yiyamamarije kuba perezida w'iki gihugu, yarahanganyemo n'umugore witwa Hillary Clinton. Ibi byaje gutuma Donald Trump atsinda aya matora, ayatsinda ku rwego rwiza cyane. Ibintu bitavuzweho rumwe, iyi trend cyangwa se inkuru yamenyekanye cyane yaje gutuma Kamala Harris wiyamamarizaga kuba umusenateri atavugwaho cyane, ariko n'ubundi aratsinda neza cyane bitewe n'uko umugore bari bahanganye nawe yari wo mu ishyaka ry'abarepublike, bituma madamu Kamala Harris aba umusenateri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomoka mu ishyaka ry'abarepublike. Blake Kavanaugh yari umucamanza ukomeye cyane. Donald Trump yashaka kumuzamura mu ntera. Ibi byagombaga kuba wakozwe ikiganiro cyagombaga kumuhuza n'abasenateri, inama y'abasena yose, bakamubaza ibibazo bashaka gushimangira neza, bakanasobanukirwa imikorere y'uyu mugabo Madamu Kamala Harris. Ikibazo yabajije uyu mugabo cyatunguye isi yose, abantu batangira kwibaza bati uriya mugore wabajije kiriya kibazo ni muntu ki? Ni ikihe kibazo yamubajije? Madamu Kamala Harris ati, nyakubahwa, ese ko murwanya mukanemeza yuko umugore adafite uburenganzira bwo gukuramo inda, haba hari itegeko rizaza cyangwa se rihari ryaba ritegekwa uko umugabo agomba gukoresha umubiri we? Ubwo yashaka kumvikanisha yuko abagore atari bo bakwiye kuba agafu k'imvugo rimwe, bagomba gukoreshwa ibyo bashaka bijyanye n'umubiri wabo, nabwo agomba gukuramo inda n'ibindi byose bitandukanye. Abaturage batangiye kumwita umubyeyi, batangira kumwita umunyapolitike mwiza cyane. Madamu Kamala Harris aramenyekana cyane kubera ibi ngibi. Urimo kwibaza uti byagenze gute? Ari nabyo twakomeje tugutera amatsiko kugira ngo Kamala Harris abe igitangaza, ni nabyo ngiye kugarukaho. Joe Biden akimara kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatekereje umuntu ugomba kumubera vice perezida, ubwo ndavuga umwungirije nyine. Aratekereza neza asanga agomba kugira Kamala Harris. Kamala Harris akimara kuba perezida cyangwa se presidente wungirije perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izina rye ryaratumbagiye cyane,
ariko rero biba akarusho ubwo yatangazaga yuko nawe ashaka guhatanira kuba yajya ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo ubyumve neza, Kamala Harris niba utari umuzi, ari nk'ubwo bwa mbere mwumvishe, menye yuko atari umugore usanzwe, ahubwo yaturutse hasi cyane. Kano kanya ni presidente cyangwa se vice president of United States of America. Kamala Harris afite abana babiri, ibindi namukubwiraho. Kamala Harris yarashatse nyine, afite umugabo ari nawe wababyaranye bari bamaze kubwira. Ikindi wamenya kuri Kamala Harris kitari mu byo tuzakubwira mu gihe kiri imbere, Kamala Harris yigeze kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko aza gukuramo kandidatire ye bitewe n'ibibazo by'ubukungu. Yarebaga akabona ntabwo aragwiza itunga rishobora kumufasha kwiyamamaza. Kamala Harris inkuru ye ni ndende, kano kanya bigeze hehe? Kamala Harris arimo kwiyamamaza ndetse rwose kandidatire ye yarakiriwe, nyine aka kanyarahanganye. Amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategekanyijwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11, ubwo n'ejo bundi. Reka twibaza ngo ninde uzatsinda. Ese wewe kano kanya ushyigikiye nde? Ndagira ngo ubitwandikira muri comment utubwire ngo ushyigikiye uyu nguyu, ushyigikiye Kamala Harris cyangwa se ushyigikiye Donald Trump. Nkubwiye bike cyane kubijyanye n'amateka y'uyu mugore, ibindi ni mu kiganiro gitandi kugutegurira, gisesenguye, gikoranye ubuhanga, cyiza kirimo amakuru. Nje nitwa Gaidi Kelodi, ndakora subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zose ugizibonera ku gihe. Mukomeze kugira ibihe byiza.